habayeho imidugararo mu wabo. Nyuma hari hashize umwaka uwo muntu w'Imana apfuye, bajugunya intumbi y'uwari upfuye hejuru y'amagufa y'umuntu w'Imana. Ako kanya uwari upfuye ahinduka muzima. Nuko umwami ngo yumve inkuru yishishimura imyambaro yambara ibigunira, ngo uwo muntu w'Imana abyumve arambwira ngo nimumureke aze, aramenya ko muri Isiraheli bafite umuhanuzi. Shalom shalom, nongeye kubasuhuza, mbaha ikaze mu kiganiro cyacu mumaze gukunda muri benshi, aho tuvuga ku banyabigwi, abantu bagiye bakora ibintu bikomeye. Turagiye rero tugeze ku munyabigwi wa 10. Njye tugiye kubana nk'uko mumaze kubimenyera, ndi Wisdom. Igihe kimwe rero hari hariho umugabo witwaga Namani, yari umugabo w'ingabo z'umwami w'i Siriya. Rero yari umutoni cyangwa se shebuja yaramukundaga cyane, kandi afite icyubahiro kuri we, kuko mu gihe cye niwe Uwiteka yaheshaga imbaraga akabasha gukiza Abasiriya. Yari umugabo rero w'umunyamaboko rwose, w'intwari. Nuko ariko akagira ikindi kibazo, urumva nubwo sebuja amukunda atornye, Imana imugirira neza akabasha gukiza Abasiriya, ariko akaba ari n'intwari, ariko yari umubembe. Rero muri icyo gihe cya Namani, iyo Abasiriya bajyaga gutera, bagabaga imitwe y'abantu bari buze kunyaga. Rero igihe kimwe batera muri Isiraheli, banyagayo abantu babajyana mu Basiriya. Rero baza kunyagamo umukobwa, baramujyana bamugira umuja wa Mukanamani. Nkusaba kugira ngo iyi nkuru tuyibanemo neza. Twatangiye tuvuga Namani, dutangira tuvuga uburyo ari intwari. Ushobora kumbaza ati se birahurira hehe na Elisa? Wabyumva neza ari uko dukurikiranye muri iki kiganiro. Ngo buke rero uwo muja yari amaze kugera mu rugo, amaze kubona ibyiza by'urwo rugo n'ibibazo bafite, yegera nyirabuja bicaye, abona atuje, ambwira ati ariko mabuja, icyampa databuja akamenya ko i Samariya hari umuhanuzi wamukiza biriya bibembe afite. Byaba ari byiza yemeye kumusanga. Urumva nk'umujakazi kugira ngo atinyuke kujya kuvuga icyo kintu mu rugo rw'abandi, kujya gusebya shobuja ukugaburira, atari imbaraga z'Imana, burya ntiwabishobora. Ushobora kubireba ukabona ko shobuja afite ikibazo, ariko nyine ukabibika mu mutima ntubivuge kugira ngo mutiteranye. Ariko kuko Imana yari ifite umugambi kuri aba Basiriya ibicishije muri Namani, ibi byago. Nuko rero Namani ngo abyumve, yumve ubutumwa bw'umukozi we yahaye nyirabuja. Nawe rero aragenda areba umwami, arabimutekereza, amubwira ko hari umuntu amubwiye ko muri Siriya ashobora kubona umuntu wamufasha. Umwami rero urumva icyo yagombaga gusaba umwami, nuko yagombaga gusaba uburenganzira bwo kwinjira mu kindi gihugu cy'abandi, akanabamenyesha ikigiye kubajyana. Ngo umwami rero yohereza ubutumwa ku mwami w'i Siriya, amubwira ati ngiye kohereza umugaragu wanjye Namani, mugomba kumuvura. Ngo rero ubwo butumwa bugende, umwami w'Abayisiraheli asoma urwo rwandiko, ashishimura imyambaro bari kumwe, ati bigenze bite? Ati muri uru rwandiko umwami w'Abasiriya yanyandikiye, ambwira ko agiye kunyohereza umugaragu we urwaye ibibembe nkamukiza. None njye ndibaza ko ntari Imana yica ikanakiza, ubundi icyo gitekerezo cyo kumbwira ngo umukirize umunyabibembe yagikuye he? Murumva atari urwiyenzo? Ni ukuri namwe ni mu bitekerezo aho mumbwire, murumva atari urwiyenzo uyu mugabo adushakaho? Rero nuko rero amakuru aragenda agera kuri Elisa ko umwami yashishimuye imyambaro.
Elisa nawe ahita atuma ku mwami amubwira ati ariko se mwami nyir'icyubahiro, ubu aka kanya wibagiwe imirimo n'ibitangaza Imana yakoze mu maso yawe n'ay'abakubanjirije, ku buryo wahagarika umutima ku bw'ibyo bakubwiye? Wabwire bamwohereze nta kibazo, bazamenya ko muri Isirayeli harimo umuhanuzi. Nuko rero umwami arabandikira avuga ati ntacyo nimumwohereze. Namani rero nawe arahaguruka ajyana amaturo, ajyana ibintu by'amaturo byo kujya gushimira uwo muntu wagombaga kumukiza, ko ntiyagombaga kugenda imbokoboko, ngo agende rero agere imbere ya Elisa ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa rero amubonye nawe amutumaho aramubwira ati genda wiyuhagire muri Yorodani 7, uzahumanuka rwose, umubiri wawe uzongera umere nk'uw'agahinja, ugire umubiri umeze neza kandi rwose uzaba uhumanutse. Namani abyumvise ararakara, aranivumbura, arangije aravuga ati ariko njyewe rero uyu mugabo menya yananyitiranyije, ntago azi icyubahiro mfite aho nkora, aho mvuye ibwami uburyo nonenyeyo, none nta naje ngo tubonane, none icya kabiri ngo ninjye no mu mazi nidumbureho, ngo nidumburemo. Njye nahoze ngira ngo ari buze gusohoka byibuze anatakambira iyo Mana ye mbibone, none arambwira ngo ningende ngo njye muri Yorodani. Birambabaje rwose. Noneho ikindi kandi njye nari nzi ko byibuze naza muri uko gutakambira Imana ye akanarambura ibiganza bye hejuru y'ibibembe byanjye, none nta na kimwe akoze arambwira ngo ningende. Yewe ariko ubundi buriya azi ko i Damasiko dufite inzuzi nziza kuruta iza hano, kugeza ubwo ambwira ngo njye ninjye muri Yorodani iyi ngiyi ndeba isa gutya ngo njyewe abe ariyo njyamo. Inzuzi z'i Damasiko zirusha ubwiza izo muri Isiraheli, nabimubwire nabyo abimenye. Yambwira se nkidumbura muri Damasiko aho kugira ngo nze kwidumbura muri izi saha. Nuko ahita ahindukira ababaye, arigendera arakaye cyane. Nuko umugaragu we rero arirukanka aramusanga aramubwira ati ariko databuja, mu byubahiro byawe koko buriya wenda ko akubwiye kujya muri ya ruzi rwa Yorodani, kandi njye ko mbere ibi bintu biroroshye pe. Ntekereza ko akivuga ati biroroshye shebuja, nawe se avuga ati rwose uri kumwe nanjye ninjye niko mbitekereza, biroroshye kumbwira ngo ninjye muri Yorodani. Byanganaga nuko yambwira ati genda ujye mu nzuzi z'i Damasiko. Ariko umugaragu arambwira ati ariko hari ikindi nari nyongeraho databuja. Ati ni iki? Kivuge ndumva uno mugabo ndakaje, vuga vuba numve. Ati none se ubu ngubu yaza kugusaba nk'ikintu gikomeye, ntabwo wari buze kubikorera kugira ngo kiri ibyo bibembe ko mbona bitakoroheye. Shebuja yumva umugaragu hari ahantu amukoze aramukomerekeje, ariko nanone amubwiye ikintu cy'ingenzi. Arahindukira aragaruka, nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7 nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'umwana mutoya, noneho rero arahumanuka nk'uko uwo muntu w'Imana yari yaramubwiye. Ukuri rero tukiri ahangaha, reka tujye twumvira Imana. Hari ibintu Imana itubwira ukumva ntubyumva, ukumva ntibisobanutse, ariko muri uko kuyubaha niho havamo igisubizo cyawe. Uyu Namani yaza kutubaha icyo bari bamubwiye, nubwo cyasaga nk'igisuzuguritse, ntaba yarahumanutse, ariko kubwo guca bugufi akemera kugirwa inama, icyo cyagaragaraga nk'igiciriritse niho havuyemo gukira kw'indwara ye akanahumanuka. Nuko rero ngo amare guhumanuka avuga ati mbese muri ako kanya ntekereza ko yahise yicwa n'ikimwara. Atari kose ubundi kare kose iyo ntamugora nkaba nari nabikoze ku mutima, niko yibwiraga. Aravuga ati noneho rero kugira ngo se nk'ubirenzaho, reka noneho rero n'amaturo nari nazanye ngire nte nyamuhe. Nuko rero agarukana n'abantu be bose kuri uwo muntu w'Imana, araza amuhagarara imbere, aramubwira ati noneho menye ko nta yindi mana iriho mu isi yose keretse muri Isiraheli, none ndakwinginze enda ingororano y'umugaragu wawe. Muribuka ajya kumutumaho Elisa yatumye ku mwami ngo genda umubwire ngo bareke aze, baramenya ko muri Isiraheli hariyo umuhanuzi. Noneho rero nawe aravuze ngo menye neza ko mu isi yose nta yindi mana iriho
urumva, kereka imana y'iki, y'Abisiraheli. Ati none rero enda ingororano z'umugaragu wawe. Elisa aramusubiza ati reka reka, nkurahiye Uwiteka uhoraho uwo nkorera, nta kintu cyose ndi bwakire kivuye iwawe. Nuko rero Elisa akomeza kwanga. Rero Namani abonye ko yakomeje kwanga, Namani aramubwira ati rero kwa ko nabonye imana yanyu ari ikiza, nta yindi mana ngomba kuzunamira, mwebwe munyihere itaka rivuye hano ndijyane, uko nzajya ndibona niryo nzajya mfukamaho ndimo ngira nte mpamagara imana yanyu, kuko ntazongera gukorera izindi mana itari imana iyo nkijije uyu munsi. Nuko rero Elisa aramubwira ati genda amahoro. Nuko rero Gehazi wari uri aho buri kimwe cyose akireba, yari nka intermediaire hagati yabo kuko niwe wabahuzaga, niwe Elisa yatumaga kuri Namani. Abonye ko sebuja yanze kugira icyo afata, biramukorogoshora. Nuko arabasezera baragenda. Nuko rero Gehazi agenda abakurikiye. Gehazi rero agenda yiruka. Rero ngo Namani ahindukire abona hari umuntu uri kubakurikira. Yitegereje neza abona ni umugaragu wo ku buntu w'Imana. Asubira inyuma aramusanganira ati se ni amahoro ko mbona udukurikiye? Nuko Gehazi yahagera ati ni amahoro rwose, ni amahoro, ahubwo nuko databuja yarantumye. Aka kanya haje abahungu babiri b'abana b'abahanuzi baturutse mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu. Ngo arakwinginze ubamuhere itarano y'ifeza n'imyambaro yo gukuranwa ibiri. Nuko arambwira ati tuza rwose wikwahagira Namani. Ati njye n'imbere namwingingiye koko, ahubwo niyambwira byose nkabimuha. Nuko rero Namani barabimuha ibyo Namani ahereza Gehazi ibyo yaramubwiye, amuhereza n'ababimutwaza. Ngo rero bagende bagere kwa Gehazi. Gehazi rero abibika mu nzu, abandi nabo arababwira ati mwigendere. Nuko rero amaze kubibika Gehazi aragenda ahagarara imbere ya shebuja. Elisa aramwitegereza amaze ati ariko uraturuka hehe Geha? Undi nawe ati ninjye uvuze databuja? None hari undi turi kumwe hano se? Ndakubajije nti uraturuka he? Nuko rero arangira ambwira ati umugaragu wawe ntaho nagiye pe. Urumva atangiye kudidimanga, atangiye kurya iminwa. Urahagiye arimo arabara ibyo amaze kubika. Ariko Satani ni mubi, ukuntu yoshye mu kantu gato. Nuko rero arangije aramubwira ati rero Gehazi rero wimbeshye, uburya wahagurukaga hano ukurikiye Namani, nakurebaga n'ibyo urimo nabirebaga. Aramubwira ati ariko mbese iki gihe ni igihe cyo kwaka ifeza n'imyambaro koko, n'inzerayo n'inzabibu? Rwose urambabaje Geha. Rero niyo mpamvu ibibembe byari biri kuri Namani bimuvuyeho bikakuzaho. Nuko rero uwo mwanya Gehazi ahita abemba. Rero navuga tukiri aha nk'isomo ririmo kuri iyi nkuru twari turimo tuvuga, dusa nk'abasubitse ariko tudashoje. Mu by'ukuri Gehazi yabanye na Elisa, abona imirimo myinshi. Muribuka Gehazi agira gute, acamo Yorodani mo kabiri, ahumanura imboga zari zihumanye, ahumanura amazi n'ubutaka buteraga. Murabyibuka iya mirimo yose. Muribuka azura umwana wapfuye, ndetse icyo gihe yanatumye Gehazi. Ibyo byose Gehazi yarabibonye. Ariko Satani atera Gehazi, amwereka ibishashagirana by'ako kanya. Gehazi yumva n'ibyo ashaka,
areka ata umucyo utinda, asanga ibishashagirana by'agahe gatoya. Aha ndabisobanura. Urabona nk'iyo dufata urugero nk'iyo buri kujya gucya bwari bwije dutangiye kugera mu masaha y'amasaha saa kumi n'imwe, umucyo ntabwo uza ngo uhite umurika ku kanya ngo ubone harakeye, ahubwo hatangira kugenda hacya buhoro 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 kugeza igihe noneho umucyo ukwiriye umwijima ugashira. Rero Gehazi yataye icyo ngicyo, yirukankira ibishashi nabigereranya, murabona nka kiriya gihe iyo turi gusoza umwaka cyangwa se turi kwizihiriza iminsi mikuru, biriya bintu duturitsa bigaturika, biriya bizira rimwe bigashirira rimwe, ako kanya ubishaka urahita ubibona. Rero ibyo nibyo Gehazi yakurikiye, ata umugisha urambye, ata umucyo utindaho, akurikirana ibishashagirana by'agahe gatoya. Rero nawe nagusaba ngo Satani ye kukuriganya umugisha ngo akwereke ibishashagirana bije ako kanya ngo wumve ngo nibyo ukurikiye, ahubwo utegereze umucyo wawe, umunsi wamuritse hazacya habone, nta mwijima uzabaho. Oya, iyo ari ku manywa harabona nyine, ntukenera itoroshi ngo umurike, ariko iyo ari ibishashagirana biraturika, iyo bimaze kuzima ukenera itoroshi. Nuko rero Gehazi wari uri aho buri kimwe cyose akireba,